iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka nongere mbasuhuze nshuti bakunzi kandi mbifuriza ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya n'ubundi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nkaba ngira ngo dutangire twibaza tuti ese koko ubuzima ni iki? Ubuzima ni iki? Ubuzima ni ibintu byinshi bitandukanye bigenda bitubaho kuva tuvutse kugeza dupfuye. Ni nkako nabivuga. Mu buzima turaseka, ariko kandi ikindi gihe tukarira. Mu buzima turishima, ikindi gihe tukababara. Mu buzima hari igihe tugira umunezero, nyamara hari n'igihe tugira agahinda kenshi. Mu buzima turakundwa, ubundi tukangwa. Mu buzima turashimwa, ubundi tugatukwa. Hari igihe tuba turi bazima, hari igihe tuba turwaye, hari igihe dukora tukunguka, hari n'igihe dukora tugahomba, hari igihe tugira ibintu byinshi cyane, hari n'igihe tuba tutabifite. Mu buzima hariho ibintu byinshi cyane bigenda bisimburana, kimwe kivaho haza ikindi. Yewe turanavuka, ariko hari umunsi ugera tugapfa. Ngubwo ubuzima. Nyamara hari ikintu nshaka kukubwira. Ibi byose mbivuga ni ukugira ngo nkwereke ko nta kintu na kimwe kiriho muri ubu buzima bwacu kizahoraho. Ntabwo wahora wishimye by'iteka ryose, ntabwo wahora ubabaye by'iteka ryose, ntabwo wahora wunguka by'iteka ryose. Bigenda bisimburana. Ngubwo ubuzima. Ariko hari ikintu kimwe ushobora kugira kuva uwo munsi wakigize, nikizigere gihinduka, nikizigere gishira, nikizigere kibura, kubera yuko icyo kintu cyo ni nyacyo. Imana yacu ishimwe cyane. Icyo kintu nicyo ngira ngo tuganireho uyu munsi wa none. Icyo ngicyo nta kindi ni urukundo nyarwo. Ndagira ngo nkwinginge urambure Bibiliya yawe muri Yohana wa mbere igice cyaho cya 4. Turasoma amagambo yaho ari ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere, mumbabarire, umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Bibiliya iratubwira ngo bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyerekana urukundo rw'Imana muri twe. Nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Mana, turakwinginze ngo utwigishe kandi utwereke urukundo nyarwo, abarirwo uturemamo, kandi urwo rukundo ruhoreho muri twebwe. Abantu benshi bajya bitegereza kuri televiziyo, bakumva radiyo, bakareba ku mbuga nkoranyambaga, barangiza bakareba ikintu cyitwa inyuguti ntoya cyane, kandi izo nyuguti nazo zikaba ari nkeya. Urukundo, urukundo. Mu Kinyarwanda ho ni byinshi cyane, ariko mu zindi ndimi usanga ari ijambo rigufi. Abantu benshi ibihe byinshi bitandukanye, haba ku ishuri, haba mu baturanyi, haba ku kazi, haba iwabo mu rugo, haba no kuri telefone, yewe haba no kuri izi mbuga nkoranyambaga, haba ku isoko, yewe no mu nsengero, ibihe byinshi cyane bakoresha rino jambo urukundo. Ndagukunda di, yewe aramukunda di. Abantu benshi usanga bakoresha rino jambo. Kubera iki? Iri jambo ni ijambo ry'imbaraga. Iri jambo ni ijambo rituma umutima uhaguruka, ugatera cyane cyangwa ugatera gahoro, ukanezerwa cyangwa ukababara. Iri jambo ni ijambo ry'imbaraga. Ndagira ngo kandi nkubwire yuko imyanzuro yacu myinshi ishingira kuri iri jambo urukundo. Umuntu arakubwira ngo jyewe nkunda kwigisha,
jyewe nkunda gucuruza, jyewe nkunda kugira gutya, jyewe nkunda kugira gutya, jyewe nkunda runaka, ubwo ngubwo ndajya kumureba, jyewe ngira gute na gute. Ibintu byinshi bibaho mu buzima bwacu, imyanzuro yose dufata tuyifata dushingiye ku rukundo. Ariko hari ikintu twari dukwiye kwibuka ndetse tukagitekerezaho neza cyane. Mbese urukundo nyarwo ni iki? Impamvu ndimo kuvuga gutya nuko hari amoko abiri y'inkundo. Hari urukundo nyarwo, ari narwo turi buze kuvugaho. Uru rukundo rurafatika, ni urukundo rufite ihame, sinzi uko naruvuga, ariko ni urukundo ruturuka ku Mana, kandi uru rukundo ruhoraho. Uru rukundo ibyo rugambirira byose ni iby'ukuri, ntabwo ari iby'ibinyoma, ntabwo ari ibintu bitariho. Bibiliya iratubwira ngo urukundo ntabwo ruzashira. Mu byakozwe n'intumwa, mumbabarire, mu Bakorinto ba mbere igice cyaho cya 13 uhereye ku murongo waho wa 4, biratubwira ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Reba rino jambo urukundo ku murongo wa 8, urukundo ntabwo ruzashira, ntabwo rushira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo urukundo rumeze gutyo, hari ikindi abantu batekereza ko ari urukundo, ariko urwo ngurwo ni urukundo rutari nyarwo. Abazi Icyongereza, yewe n'abantu benshi cyane mu gihugu cyacu, Imana ishimwe ko bagenda bamenya indimi, ijambo fake bararizi. Ngo kiriya kintu ni fake, ngo iriya telefone ni fake, ngo kiriya kirahure ni fake, iriya sahani ni fake. Abantu ibyo barabizi, ndetse abantu benshi bajya bavuga ngo yewe ngo kiriya kintu ngo ni made where, ngo ni made he, ngo ni made in China, ngo ni made in Rwanda, ngo ni made muri Amerika, ni made mu Burayi, ariko ubundi ni made. Ariko abantu bo barabihina bakavuga ngo ni made. Abenshi iyo babonye ikintu cyanditseho ngo made in China, bahita bamenya ngo icyo kintu ni fake. Niko abantu babikora, ni nako babivuga. Bavuga ko ibyo mu Bushinwa ari fake. Ibyo nibyo abantu bishyizemo, nibyo abantu bizera. Ni nayo mpamvu ngira ngo nkubwire nshuti yanjye, ndagira ngo umenye ko niba hariho urukundo nyarwo, hariho n'urukundo rwa fake. Uru rukundo rushingiye ku mubiri wacu, uru rukundo rushingiye ku kwikunda, uru rukundo nta kintu ruvuze, uru rukundo nta gaciro rufite, uru rukundo ntabwo ruva ku Mana, uru rukundo kandi ndagira ngo umenye ko ari urukundo rukomoka kuri Satani. Kandi kibabaje nuko abantu benshi bafite uru rukundo rwa feke, urukundo ruva kuri Satani. Niyo mpamvu abantu benshi badakunda Imana mu by'ukuri, niyo mpamvu abantu benshi badakunda abagore babo mu by'ukuri, benshi ntabwo bakunda abagabo babo mu by'ukuri, ntabwo bakunda abana babo by'ukuri, ntabwo bakunda abo bakorana by'ukuri, ntibakunda abaturanyi babo by'ukuri, ntibakunda by'ukuri. Muri make uru rukundo nta kindi kiruzana, nta zindi nyungu rugira keretse kwiba, kwica no kurimbura. Uru rukundo rwa feke nicyo ruzana. Kubera iki? Kubera yuko rushingiye ku kwikunda, rushingiye ku kwifuza, rushingiye ku bwibone, nta kindi uru rukundo rushingiyeho. Ndagira ngo nguhe urugero. Bibiliya iduha urugero rwiza cyane rw'uru rukundo rwa feke, urukundo rw'igicupuri, urukundo rutari nyarwo. Ndagira ngo wihute urebe muri Samweli wa 2 igice cyaho cya 13. Samweli wa 2 igice cyaho cya 13. Turasoma amagambo ahari uhereye ku murongo waho wa mbere. Hari inkuru z'umwana w'umusore uzwi cyane witwa Amunoni. Bibiliya iratubwira ngo kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwa Tamari. Mumbabarire ni Abusalomu. Yari afite mushiki we
witwaga Tamari. Bukeye Amunoni, kubera ikindi kuvanga amazina turavuga ku nkuru ya Amunoni na Tamari. Reka nongere nsome mere ku murongo wa mbere. Kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara, kuko yari umwari, kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya, mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu uwo yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, niki gihora kikunanura uko bukeye ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati, umva, nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaze, maze so naza kukureba umubwira uti, ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari aze amicyondya antekere ibyo kurya hano imbere yanjye, kugira ngo mbirire mu ntoki ze. Ushatse waza gukomeza, ntabwo umwanya dufite watwemerera, ariko ndagira ngo nkubwire ko izi nkuru ari inkuru zizwi cyane. Amunoni mu bigaragara nuko yari musaza wa Tamari. Amunoni yari yuzuye ikintu yabwiraga abantu ko ari urukundo, nyamara mu by'ukuri ntabwo yari yuzuye urukundo, ahubwo yari yuzuye irari. Urambaza uti se yari iki? Yari umubeshyi. Yabeshyaga ko akunda Tamari, yabeshyaga ko amwishimira, yabeshyaga ko rwose yemera Tamari ko ari nka mushiki we, ariko mu by'ukuri we yaramurarikiraga, akabeshya abantu ko amukunda, ariko mu by'ukuri amurarikira. Tamari nawe yakekaga ko musaza we Amunoni nta kibi yamukoraho, nta kibi yamwifuriza, yumvaga rwose nta kibazo. Ni nayo mpamvu nk'uko nari mbibabwiye kare, byarangiye Amunoni n'urukundo rwe rwa feke yibye umunezero wa mushiki we. Byarangiye amuteye, Imana idufashe cyane, byarangiye amwibye umunezero we, byarangiye amwishe, byarangiye amusenyeye ubuzima, byarangiye amwangije, nubwo nawe atiretse. Nyamara ikibabaje nuko abantu benshi bafite iki kintu bita urukundo, nubwo atari rwo, bafite iki kintu n'icyo Amunoni yari afite. Barikunda ariko babeshya ko bakunda abandi, barikunda ariko babeshya yuko bakunda Imana, barikunda ariko babeshya yuko bakunda umurimo w'Imana, nyamara mu by'ukuri barikunda. Ibi biba buri munsi, biba ku bana b'abakobwa buri munsi, biba ku bana b'abasore buri munsi, biraba. Nyamara dushobora twebwe kwibaza, tukibaza ngo none se urukundo nyarwo ni iki? Urukundo nyarwo ni iki? Mbese urwo rukundo nyarwo rukomoka he? Mbese urwo rukundo nyarwo twarubona dute? Hano aho twasomye muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo waho wa 16, ndagira ngo mumfashe tujyeyo tuharebe. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo waho wa 16, Bibiliya iratubwira ngo, Yohana wa mbere 4:16, biravuga ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ndagira ngo uyu murongo nongere ngusome. Bibiliya iratubwiye ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Nari maze kuzamura ibibazo bigera kuri 3 dukwiye kwibaza, kandi ahari tunibaza buri gihe ngo mbese urukundo ni iki? Mbese urukundo rukomoka he? Mbese urukundo nyarwo umuntu yarubona ate? Bibiliya iratubwiye ngo twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Haleluya! Imana yacu ishimwe cyane. Urukundo nyarwo, icya mbere ugomba kurumenya, ugomba kurumenya. Icya kabiri ugomba kurwizera,
nk'uko nabivuze kare, abantu benshi bavuga rino jambo urukundo inshuro nyinshi, barisubiramo inshuro nyinshi cyane, nyamara ntabwo bafite urukundo nyarwo. Kandi ndagira ngo nkubwize ukuri, urukundo nyarwo ntabwo turuvukana. Urukundo nyarwo ntabwo turugura ku isoko. Urukundo nyarwo ntabwo turukura ku ishuri ngo uvuge ngo hari isomo wize riri mu rukundo nyarwo. Urukundo nyarwo ntabwo ari umurage ukura ku babyeyi. Urukundo nyarwo twarubona gusa mu buryo bumwe, nuko turumenya, hanyuma urukundo nyarwo tukarwakira turuhawe n'Imana. Abaroma igice cya 5:8 haravuga ngo nyamara Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Mana yacu dufashe tumenye neza kandi dusobanukirwe ko urukundo rw'Imana ari rwo rukundo nyarwo, kandi urwo rukundo rwaba urwacu turamutse turwakiriye. Imana ni urukundo. Urukundo rukomoka ku Mana. Imana yaradukunze cyane. Yakoze iki? Yatanze umwana wayo w'ikinege. Ni nayo mpamvu iyo tumwakiriye, iyo twakiriye Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu, icyo gihe tuba twakiriye urukundo nyarwo guturuka ku Mana. Uwo ni wo musingi wo kugira urukundo nyarwo. Igihe twakiraga Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwacu, nicyo gihe twakiriye urukundo nyarwo. Ndagira ngo nkwinginge ubitekerezeho. Mbese wigeze wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe? Bitekerezeho neza. Wireba ku idini ryawe, wireba ku mirimo ukora mu idini yawe, wireba kuri titire ufite, wireba igihe umaze mu idini ryawe. Ahubwo ndakwinginga kubw'ubuntu bw'Imana ngo urebe neza, witegereze, urebe niba koko warakiriye Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Kuko kwakira Yesu Kristo bihwanye no kwakira urukundo nyarwo. Mbese ibyo byakubayeho? Mbese ibyo byigeze biba mu buzima bwawe? Niba byarabaye rero, ndagira ngo ushime Imana. Niba kandi bitaraba, ndakwinginze uyu munsi wa none wemerere Yesu Kristo, umwakire mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe, mu mutima wawe nk'umucunguzi wawe. Nubikora, uraba wakiriye urukundo rw'Imana, uraba wakiriye urukundo nyarwo, kandi urukundo nyarwo rukomoka ku Mana honyine. Mana yacu ishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro, kuko abo ngabo bakiriye Yesu Kristo, bamaze kwakira urukundo rw'Imana, bamaze kwakira urukundo nyarwo, noneho uyu munsi bashobora gukunda. Umva, Imana ishaka yuko dukunda. Uravuga uti none se nakunda gute? Imana ishaka yuko dukunda. Icyambere, Imana ishaka yuko tuyikunda by'ukuri. Imana ishaka ko tuyikunda by'ukuri. Yohana wa mbere igice cya 4:19 biravuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Mana yacu ishimwe cyane. Nta muntu wakwirarira ngo avuge ngo jyewe navutse nkunda Imana, jyewe navutse rwose mu muryango w'abantu bakunda Imana. Reka da, turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Bundi ntibyakabaye bishoboka, ntabwo byakunda. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Ni nayo mpamvu twari dukwiye kuyikunda by'ukuri, kuko yaradukunze. Kandi nk'uko nari maze kubivuga, yaradukunze igira icyo ikora, yaradukunze irabyerekana, yaradukunze iradupfira, yaradukunze idukura mu rupfu. Urukundo rwayo ni urw'imbaraga nyinshi cyane, yadukunze urukundo ruhebuje. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none dushobora kureba mu ijambo ryayo, tukareba ineza yayo, tukareba urukundo rwayo, twarangiza tukarwakira ndetse tugashima Imana. Birashoboka uyu munsi wa none kuko ariyo yabanje kudukunda. Mana yacu ishimwe cyane. Bakorino, ndagira ngo urekere urutoki rwawe aho muri Yohana igice cya 4, kuko turi buze kongera tuhagaruke, ariko ndagira ngo ngutware mu Bakorino ba kabiri igice cya 5 murongo waho wa 14. Bakorino ba kabiri igice cyaho cya 5 murongo waho wa 14.
Bibiliya iratubwira ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Hari abantu bavuga ngo bakiriye Kristo ariko nta kintu kibahata. Ibyo mbishidikanyaho. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye hakanabazukira. Mana yacu dufashe. Ndagira ngo nkubwire ngo dukwiriye kumenya ko Imana ishaka ko tuyikunda by'ukuri. Wa mukristo we, wewe wamaze kwakira urukundo rw'Imana, Imana ishaka ko uyikunda by'ukuri. Kandi Bibiliya iratubwiye ngo nk'uko umwe yapfiriye bose, kwari ukugira ngo abariho be kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye. Mbe wa mukristo we, uri kubaho ku bw'uwo wagupfiriye? Mbe wa mukristo we, uri kubaho winezeza cyangwa uri kubaho unezeza uwo nguwo wagupfiriye? Mana iradusaba kuyikunda by'ukuri. Ahari wakwibaza uti none se ni gute nayikunda by'ukuri? Ndagira ngo urebe muri Matayo 22 umurongo wa 37. Matayo 22 umurongo waho wa 37. Erega Imana yaduhaye ibyo dukeneye byose kugira ngo tube dutunganye, niko ijambo ry'Imana rimbwira. Matayo 22 umurongo wa 37. Bibiliya irambwira ngo Matayo 22 umurongo wa 37. Birambwira ngo nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Dore Imana uko ishaka ko tuyikunda. Ishaka ko tuyikundisha umutima wacu wose. Uravuga uti ibyo birakomeye. Yego birakomeye koko, ariko nanone biroroshye. Nk'uko twabibonye, turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Nutekereza urukundo rwayo kandi ukaba uyishimira urukundo rwayo disi we, dore ikigusaba. Imana ishaka ko tuyikundisha mutima wacu wose. Ikibabaje, hari abantu bayikundisha iminwa. Hari abantu rwose bari bakwiye kudodesha amakanzu n'amashati n'amapantaro byanditseho ngo nkunda Imana, ariko ikibabaje nuko mu mitima nta rukundo rw'Imana rubarimo. Ntabwo bakunda Imana. Imana ishaka ko tuyikunda mw'ubu buryo. Imana ishaka ko tuyikundisha imitima yacu yose. Ndagira ngo unamenye ko disi we, Imana ntabwo ishaka ko tuyikundisha iminwa. Ntabwo Imana ishaka ko tuyikundisha imbaraga gusa. Ntabwo icyambere Imana ishaka ari uko tuyikundisha amaso yacu. Oya, ahubwo Bibiliya tubwiye ngo dukundisha Imana umutima wacu wose, n'ubugingo bwacu bwose, ubugingo bwacu bwose, ndetse n'ubwenge bwacu bwose. Ntabwo harimo imbaraga, ntabwo harimo ubutunzi, ntabwo harimo ibyo bintu byose umuntu ashobora guhita atekereza. Kuko iyo umuntu abwiye undi ati ndagukunda, ahita avuga ati none se urampa iki? Abagande nibo banshimishije cyane, ariko ni rwa rukundo rwa feke twahoze tuvuga. Umugande yabwiye urugero nk'umusore yabwiye umukobwa ati ndagukunda, umukobwa ahita amubwira ati nshyiramo amafaranga. Kubera iki? Ntabwo iyi si cyangwa se ab'isi bemera ko urukundo rwaba urukundo mu gihe batari babona ifaranga, mu gihe batari babona iby'isi. Ntabwo bemera ko urukundo ari urukundo. Nyamara dore Imana icyo ishaka. Imana yishaka umutima wawe, ishaka kuyikundisha umutima wawe mbere na mbere, ishaka kuyikundisha ubugingo bwawe, ishaka yuko uyikundisha ubwenge bwawe, hanyuma ibindi byose bizaza nyuma. Imana ishaka ko tuyikunda by'ukuri. Icya kabiri, Imana ishaka ko dukundana. Bibiliya iratubwira hano twasomaga muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo waho wa 7. Bibiliya iratubwira ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Urukundo ruva ku Mana. Niba warakiriye urukundo rw'Imana, hano hari itegeko Imana idutegeka.
ntabwo Imana ifite icyifuzo ngo biri kwifuza ngo iyaba rwose byashobokaga ko abana banjye bakundana. Oya, ni itegeko mukundane, kandi birashoboka kuko urukundo ruva ku Mana, kandi Imana niba ari data, ubwo nyine tuyikomoraho urukundo. Mukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Mu yandi magambo, umva, ntabwo ari bya bindi by'uburyarya, ntabwo ari bya bindi by'amagambo gusa. Umva, umuntu ukunda yabyawe n'Imana, kuko nk'uko twabibonye Imana ni urukundo. Nta muntu wagira urukundo atarukomoye ku Mana. Ni nayo mpamvu umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Yohana wa mbere 3 umurongo waho wa 10, ndagira ngo mumfashe tuharebe. Bibiliya iratubwira ngo icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'aba Satani. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'aba Satani. Mu yandi magambo, niba ushaka gutandukanya abana b'Imana n'aba Satani, reba niba urukundo ruhari. Ni Yohana wa mbere 3 umurongo wa 10. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani: umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si umwana w'Imana. Yo ni Bibiliya ibivuga. Umuntu wese udakiranuka cyangwa ngo akunde mwene se si uw'Imana, si umwana w'Imana. Niko birivuga ku murongo wa 11 haravuga ngo ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere, ngo dukundane. 23 murongo muri iki gice nanone cya 3 cya Yohana wa mbere murongo wa 23, Bibiliya ivuga ngo itegeko ryayo niri, nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo tugakundana nk'uko yadutegetse. Iri ni itegeko ko dukundana. Ntabwo ari icyifuzo Imana ifite, ahubwo Imana ishaka ko dukundana kandi urukundo nyarwo. Hano muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo waho wa 20, Bibiliya iratubwira ngo umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Nguko uko ijambo ry'Imana rivuga. Niba udakunda mwene so, ntabwo wabeshya ngo ukunda Imana utari wabona. Mwene so uramureba, urategekwa kumukunda. Niba utamukunda umureba, ntabwo wabeshya ngo ukunda Imana utarabona. Hari igitangaje, ari nacyo cya 3. Icya mbere, Bibiliya cyangwa Imana ishaka ko dukunda Imana ni by'ukuri. Icya kabiri, Imana ishaka ko dukundana nka bavandimwe. Imana ishaka ko dukundana by'ukuri, ndavuga bakijijwe. Imana irabasaba gukundana. Ariko hari icya 3 ari cyo gitangaje dusanga hano muri Matayo igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 44. Imana ishaka ko dukunda abanzi bacu. Imana ishaka ko dukunda abanzi bacu. Matayo igice cya 4, mumbabare ni igice cya 5, ahubwo ni umurongo wa 44. Bibiliya iratubwira ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo ariko jyeweho ndababwira nti mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya. Mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya. Ndagira ngo umenye neza yuko Imana idusaba gukunda abanzi bacu. Imana idusaba gukunda abanzi bacu. Imana idusaba kubasengera. Imana idusaba kubakorera neza. Imana idusaba kubagirira imbabazi. Imana idusaba ibintu byinshi cyane tugomba gukorera abanzi bacu. Muri Bibiliya y'Icyongereza ivugamwe ibintu bigera kuri nka 5. Imana iravuga ngo tubasabire umugisha. Imana iravuga ngo tubagirire neza abatwanga. Imana iravuga ngo tubasengere abaturenganya n'abadusuzugura, baduca amazi, abatugira gute. Imana iravuga ngo tubakunde. Byo ngibyo bishobokera bake, ariko abana b'Imana ndagira ngo mbabwire ngo nibyo Imana idushakaho, nibyo Papa wo mu ijuru adushakaho. Kuko Bibiliya iravuga ku murongo wa 45 ngo nibwo muzaba abana ba so
wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Umva ikibazo kiri ku murongo wa 46, ngo nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo nibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine abantu mubarusha iki? Mbese abapagani nabo nibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Umva, mukunde abanzi banyu. Reka nanjye nibwire, yewe Sadoki we, kunda abanzi bawe. Nawe ibwire nshuti yanjye, wowe uri hirya no hino ukaba uteze amatwi, jambo ry'Imana rirakubwira ngo kunda abanzi bawe. Iri jambo njya ryibwira kenshi, kandi ndira n'amarira ndimo no kwihana, kuko ni itegeko ry'Imana. Mana iri kutubwira ngo niba dushaka kuba abana bayo by'ukuri, nk'uko ivubira imvura ababi n'abeza, ni nako idutegeka ngo dukunde abanzi bacu, tubasengere, tubasabire umugisha, kuko nituramutsa abaturamutsa gusa, ab'isi tubarusha iki? Abapagani tubarusha iki? Ko n'abari ko babigenza. Mana iradutegeka ngo dukunde abanzi bacu. Cya kane, hari nacyo ngira ngo dusubikireho, kuko twavuga byinshi. Imana iradutegeka ngo dukunde abanyabyaha. Icya mbere, Imana iradutegeka ngo tuyikunde urukundo nyarwo. Imana ikongera ikadutegeka icya kabiri ngo dukundane. Ndavuga bakijijwe, dukundane. Ntabwo ndi kuvuga abo mu idini yawe, ahubwo bakijijwe, dukundane. Niko Bibiliya itubwira. Hanyuma icya gatatu, Bibiliya yatubwiye ngo dukunde abanzi bacu. Icya kane, dukunde abanyabyaha. Abanyabyaha ushobora kuba warababonye cyangwa ari nabo utabonye. Dukunde abanyabyaha. Hari imirongo myinshi cyane twasoma, ariko Bibiliya iratubwira mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, umurongo waho wa 8, ni umurongo abantu benshi bazi no mu mutwe. Bibiliya iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Mu yandi magambo, iyo ukijijwe, Umwuka Wera ahita yinjira muri wowe, kandi aguha imbaraga zo kuba umugabo wo guhamya. Wo guhamya nde? Wo guhamya Kristo. Wo kumuhamiriza nde? Wo kumuhamiriza amahanga yose. Muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 19, ndagira ngo naho mumfashe tuharebe, abari naho dusubikira. Matayo 28 umurongo waho wa 19 n'uwa 20. Bibiliya hari ikintu itubwira, kandi ni itegeko. Bibiliya iratubwira ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Haleluya! Mana iri kutubwira ngo tugende mu mahanga yose, duhindure abantu abigishwa, tubahindure baze kuri Yesu Kristo, bakurikire Yesu Kristo, bizere Yesu Kristo. Nicyo Bibiliya idushakaho, nicyo ijambo ry'Imana ridusaba, nicyo Imana yacu idusaba. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Ariko se wagenda utabakunda? Wagenda utabatekereza? Wagenda udatewe ikibazo naho bashobora kurangiriza ubuzima bwabo baramutse batizeye Yesu Kristo ngo babyarwe ubwa kabiri? Mbese wagenda utabakunda? Ntibishoboka. Turasabwa gukunda abatakijijwe, turasabwa gukunda abazimiye, turasabwa kubagirira imbabazi, turasabwa kubagirira impuhwe, turasabwa kubakunda, tukagenda tukabahindurira kuba abigishwa, hanyuma bakabatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, tukabigisha kwitondera ibyo Yesu yadutegetse, yatubwiye byose. Kandi hari isezerano, ari kumwe natwe ibihe byose. Ndagira ngo nkwibarize, mbese ufite urukundo nyarwo? Ufite urukundo nyarwo? Mbese ukunda Imana by'ukuri?
niba ukijijwe mbese ukunda bene so muri Kristo Yesu by'ukuri, mbese mu by'ukuri ukunda abandi bose barimo abanzi bawe ndetse bakabamo n'abatari bakizwa. Mana dufashe dusobanukirwe urukundo nyarwo icyo ari cyo, kugira ngo dushobore kugukunda by'ukuri, dushobore gukunda bene data muri Kristo Yesu by'ukuri, dushobore gukunda abanzi bacu by'ukuri, dushobore gukunda bazimiye by'ukuri. Mana ndakwinginze kugira ngo dufashe tumenye urukundo nyarwo kandi turukundane by'ukuri, turugukunde by'ukuri, turukunda abandi by'ukuri, maze dushobore kuba abana bawe wishimira. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha waduhamagara kuri izi nimero 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi kubire.